umukristo yagerageje guhindura umupagani w'umusaza aramubwira ati uzajye kwiga maze ubatizwe. Nuko umusaza aramubaza ati harya utarabatijwe n'uwabatijwe bitandukanira? Umukristo ati uwabatijwe yapfuye ajya mu ijuru, naho utarabatijwe iyo apfuye ajya mu muriro w'iteka. Umusaza ati uzi ko ngira amahirwe y'utarabatijwe, nzigira mu muriro w'iteka kuko mporana imbeho nyinshi cyane kubera ubusaza, naho imbeho yo mu ijuru yose nayikira. Abasazi babiri bavuye Indera babona inzu bati tuyisunike turebe aho tuyigeze. Bikuramo imipira yabo bajugunya hasi batangira kuyisunika. Umushumba baca mu ryera abiba ya mipira. Bamaze kunanirwa bati turebe inyuma turebe aho tuyigejeje. Barebye inyuma imyenda barayibura, barirukanka barananirwa babura imyenda yabo. Bati twayigejeje kure bigezaho. Abagore babiri witwa Felicite na Margarita bagiye gusura umubyeyi w'inshuti yabo wari wibarutse umwana. Ubwo ariko Felicite n'uwo mubyeyi wari wabyaye bo bakaba bari barize, ariko Margarita watarize. Nuko bageze ku bitaro, Felicite ahobera uwo mubyeyi ati Felicitation. Ntibyatinda Margarita nawe bamuhereza umwana ahobera umubyeyi, maze n'ibyishimo byinshi cyane aramubwira ati Margaritation. Umugore yinjiye muri bisi afashe umwana mu ntoki, nuko umushoferi wa bisi ati sindabona icyana gisa nabi nk'icyuno mugore. Umugore ahita arakara ariko arikomereza ajya kwicara inyuma muri bisi. Umugabo asanze abona ko uwo mugore atishimye, maze amubaza ikibazo afite. Umugore ati umushoferi arantutse. Umugabo ati uriya mushoferi nta kinyabupfura agira. Umugore atuvuze ukuri, nari nkwiye kugenda nkamwihanangiriza. Umugabo ati hoya rwose nibyo genda, ahubwo zana icyo gitera cyawe mbe nkigufashije. Nuko wa mugore arumirwa. Abapastori batatu bicaye ahantu ku gasozi bajya inama yo kubwirana utugeso duto twabo kugira ngo basabirane bababarirwe. Uwa mbere ati rero bene data jyewe akayoga ngo tomeraho. Uwo baramusabira. Undi ati jyewe nkunda kwikinisha kandi mfite umugore nkunda cyane, n'ikimenyimenye ejo bundi naramusomye. Nawe arasabirwa. Nuko wa gatatu agezweho ati yemwe jyewe iyanjye rwose ntabwo isanzwe, jyewe ndazimura cyane, sinzi guhisha icyo numvise cyose mpita nkivuga. Bagenzi be bakubitwa n'inkuba bati baba we ibyo twavuze byose azabivuga. Padiri yabwiye abakristo be ngo birinde urwagwa kuko ari we mwanzi wabo wa mbere. Umukristo witwa Rubunda ku mazi ati none se Padiri wibagiwe ko wavuze ngo tujye dukunda abanzi bacu nk'uko natwe twikunda?